Yesu ashimwe uramutse neza uyu n'umunsi wanjye uyu n'umunsi wawe kubera umunsi mwiza ndagushimira ko ukomeje kugirira Imana inyota bikagutera kuba mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana umutima turijyanamo ugaragaza inyota dufitiye Imana. Hari igihe umuntu asoma kubw'amatsiko ariko ntacyo bitwaye, n'amatsiko ajya gusomesha ndabizi kuzahuriramo n'Imana kuko iri ni ijambo ry'Imana ntabwo ari amagambo y'umuntu. Koze rero ukomeza kubigirira inyota kandi urakoze gufata umwanya mu masaha yawe 28 ugashyiraho gahunda ihamye. Uyu munsi byakunanira ariko ejo wakwibyutsa ukongera ugakomeza. Wibigira ibintu ukora rimwe na rimwe kubw'impanuka bikuguyeho ukabona akanya ukarambura Bibiliya kubw'impanuka. Oya, bigenera umwanya mu masaha agize umunsi wawe. Kadusome Ezekiyeli 34. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu hanura ibyerekeye ku bungeri ba Isiraheli, uhanure ubwire abo bungeri uti nimwumve ko Umwami w'Iteka avuga ngo abungeri ba Isiraheli bimenye ubwabo bazabona ishyano. Mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama? Ariko mwebwe murya ibinure mukiyambika ubwoya, mubaga izibyibushye ariko ntabwo muragira intama. Izacize intege ntimwazisindagije kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye, n'izavunitse ntimwazunze, izatatanijwe ntimwazigaruye kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegesheje igitugu n'umwaga. Mbibutse ko ahangaha havuga abungeri, harimo abayobozi bose ba Isiraheli, harimo abatambyi, harimo abahanuzi, harimo abami, harimo n'abandi batware bose. Inshingano zose zo kuyobora zitangwa n'Imana. Hari icyo rero Imana ibitegereje kuba arimo bayobora abandi, uko bakwiriye gufata abo bantu Imana yita intama zayo. Abo bantu Imana yabashinze kubayobora. Iteka y'Isiraheli yajyaga kugwa ikarunduka byaheraga mu buyobozi. Umwami utubaha Imana yatezaga ishyanga gutera Imana umugongo. Umwami utubaha Imana yubakaga ibigirwamana, ubwoko bwose bukayoboka. Abatambyi bagata Imana, abahanuzi bagata Imana, bagahanura ibyabo. Iteka mu buyobozi niho bihera. Imana itugirire ubuntu. Niyo mpamvu twebwe bari muri Kristo Yesu dukwiriye kwitondera ibyo twumva. Ese unyobora arampuza na Kristo? Ese arasiga inyota yo kwegera Imana mu mutima wanjye cyangwa arampuza nawe ubwe? Imana iturinde kandi tugirire ubuntu. Ahangaha iki gice cyose kiravuga ku bungeri, ariko abungeri si abashumba gusa nubwo nabo babamo, ariko n'abatware bose n'ab'Imana bose yahaye gutwara cyangwa kuyobora abantu. Harimo abayobora mu gice cyo mu mwuka, yewe n'abayobora mu buryo busanzwe bwa politike na guverinoma. Reka tusome nanone kuva ku murongo wa 5 ngo nuko ziratatana kuko ari nta mwungeri, ziba ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi kuko zatatanijwe. Intama zanjye zararongotaniye mu misozi yose no mu mpinga y'umusozi muremure wose. Ni ukuri intama zanjye zatatanijwe mu isi yose kandi nta waruhije azishaka, haba no kuzibaririza. Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwabungeri mwe. Ati Umwami w'Iteka aravuga ngo ndirahiye, ni ukuri bw'intama zanjye zaretswe zikaba iminyago, zikama n'imiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi kuko ari nta mwungeri, kandi abungeri banjye ntibaruhije bazishaka, ahubwo abungeri akaba ari bo bimenye ubwabo ntibaragira intama zanjye. Nuko rero mwabungeri mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka ngo uku ni ko Umwami w'Iteka avuga ati dore nibasiye abungeri, nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira, kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo. Nzakiza intama zanjye amenyo yabo ze kubabera ibyo kurya. Reka nsome umurongo wa 10 muri Bibiliya ijambo ry'Imana ngo njyewe Nyagasani uhoraho ndavuga nti mwabashumba mwe ngiye kubarwanya kandi manyage intama zanjye. Ntimuzongera kuziragira kandi namwe ntimuzongera kwiyitaho. Nzabambura ubuyobozi bw'intama zanjye kugira ngo abashumba batazongera kuzikenura ubwabo. Nzabanyaga intama zanjye kandi ntimuzongera kuzirya. Ababungeri cyangwa abatware n'abayobozi n'abashumba twavuga mu gihe cya none babigenzaga bate? Nuvuga ngo birwanagaho. Mu yandi magambo igihe Imana ishyize abantu imbere yanjye bo kuyobora, bo kugira icyerekezo mbaho cyabo cyo kubaha Imana cyangwa kuyobora mu buryo busanzwe, ni nkaho nagahise ndeba icyo ngewe nzabakuramo amaturo angahe, uko bagwira niko amafaranga yanjye agwiriye. Nuvuga ngo ndashaka ngewe ikintungisha kuruta icyabatungisha. Uwo ntago ari umutima w'ubwami bw'Imana. Uwo si umutima ukwiriye abayobozi mu nzego zose. Buri cyizere Imana ikitugiriye ikashyira abantu imbere yacu ngo tubayobore, ni ukugira ngo twibaze mu mitima yacu ngo ese nzabamarira iki? Ese nzabakunda bingana iki? Ese nzabayobora ku mwana bingana iki? Ni igiki nakora kugira ngo nkomere kandi mbakomeze? Nakwitoza kubaha Imana gute kugira ngo mbibatoze? Nashakisha kumva icyo Imana ivuga kugira ngo nkibamenyeshe. Nabagirira uwuhe mumaro? Uwo ni wo mutima w'ubwami.
ariko abashumba birebaho kandi barya intama mu buryo bwose, mu mwuka no mu bifatika, ni abashaka gukura amaronko mu bo bayoboye. Ubwo nyoboye nzabyungukiramo, nzakuramo iki, nzunguka iki ngiki. Imana iturinde uwo mutima, naho watangiye gukomanga iwukize abungeri. Ngo nibikomeza kumera gutyo, Imana izatwara umukumbi wayo. Abantu bose bashizwe imbere yacu burya n'ab'Imana, mbere yuko bashingwa wowe, mbere yuko bitwa bawe, n'ab'Imana. Ngo Imana izabatwara, igihe izasanga imitima yacu itari yo kugirira neza abo dushinzwe, Imana izabatunyaga. Mu yandi magambo, tuzamburwa inshingano, twamburwa ubwiza bw'Imana Imana yari idutije, twamburwa igikundiro cy'Imana Imana yari idutije. Imana itugirire ubuntu. Dukomeje kuri 11, ngo Umwami w'Iteka aravuga ati, dore njye ubwanjye ngiye kubaririza intama zanjye nzishake, uko umwungeri ashaka umukumbi we mu gihe ari mu ntama ze zatataniye kure, niko nzashaka intama zanjye nzirokore nzikuye ahantu hose zatataniye mu munsi w'ikibunda n'umwijima, kandi nzazizana nzikuye mu mahanga, nziteranirize hamwe nzikuye mu bihugu. Nzazizana nzigeze mu gihugu cyazo bwite, nziragire ku misozi ya Isiraheli iruhande rw'imigezi, n'ahatuwe hose ho mu gihugu. Nzaziragira mu rwuri rwiza, kandi ikiraro cyazo kizaba mu mpinga z'imisozi ya Isiraheli. Nibwo zizarara mu kiraro cyiza, zikarisha urwuri rwiza rwo ku misozi ya Isiraheli. Njye ubwanjye ni njye uzaragira intama zanjye, kandi nziruhure, niko Umwami w'Iteka avuga. Imana yitaye ku bantu ku gipimo tutabasha kumva. Izazikiza intama zayo cyangwa abantu bayo, ibakure mu maboko mabi, mu maboko y'ubuyobozi bubi, mu maboko y'abashumba babi, mu maboko y'abungeri babi. Imana izabakura, ngo izabasanga aho batataniye, ibaririza aho bari. Ahangaha harimo gutatana k'ubwoko bwa Isiraheli hirya no hino mu mahanga. Imana izabaririza aho bari, yongere ibegarure. Tubizanye mu buzima bwacu bwo mu nsengero uyu munsi, Imana izasanga abantu aho bagiye banyanyagirira, ikoresha uburyo bwayo, ikoresha abandi bantu, ikoresha umwuka wayo, ibagarure mu rwuri rwayo. Imana itugirire ubuntu kandi twemere gukoreshwa nayo. Izari zazimiye nzazishaka, n'izari zirukanywe nzazigarura, izavunitse nzazunga, izacitse intege nzazisindagiza, ariko izibyibushye n'izifite imbaraga nzazirimbura. Zose nzaziragiza gukiranuka. Kandi nawe mukumbi wanjye, uku niko Umwami w'Iteka avuga ngo, dore ngiye guca urubanza rw'amatungo n'ayandi, urw'amasekurume y'intama n'amasekurume y'ihene. Ahangaha izibyibushye zizajya mu rubanza. Kubera iki? Nuko Imana yanga ko abantu bagubwa neza, oya, ahubwo zabyibushye ziriye izindi. Mu yandi magambo, gushisha kwabo kwavuye mu karengane kw'abandi. Umunyembaraga yatsikamije umunyantege nkeya, umukire yatsikamije umukene. Iyo bateraga Imana umugongo iteka, habagaho akarengane kw'abagufi, kw'abadafite kivugira, abapfakazi, imfubyi, abakennye bahitaga barengana. Ariko iyo abantu bagarukaga ukubaha Imana, barengeraga abatagira kirengera, barengeraga imfubyi n'abapfakazi n'umunyamahanga ndetse n'ukennye uri muri bo. Dukomeje ku murongo wa 18, ngo nimwumve mwarishije urwuri rwiza, mbese mwarabisuzuguye bituma muvungavunga urusigaye, mwashotse amazi y'urubogobogo, mwarabisuzuguye bituma mwangiza ayo mushigaje mukayatoba, maze intamba zanjye zo zirya ibyo mwavungavunze, zikanywa ayo mwatobye. Nicyo gituma Umwami w'Iteka ababwira ati, dore njye ubwanjye ngiye guca urubanza rw'intama zibyibushye n'izindi zonze, kuko mwabyigishije izirwaye zose urubavu, mwarazisunitse mukazisunikisha igitugu, mukazitera amahembe yanyu kugeza ubwo mwazitatanirije kure. Izibyibushye zihariye urwuri rwiza, zisunika izinanutse cyangwa zidafite imbaraga, hanyuma izidafite imbaraga zahawe utuvungukira. Baririye mu rwuri rwiza, banywera mu mazi meza y'urubogobogo abafite ubushobozi, ariko amazi atobye, urwuri rwakandagiye rwagizwe nabi rugahabwa abatagira kirengera. Iteka Imana iduhaye kuyobora mu mwuka, mu buzima busanzwe, ibi twizeye ko abantu bazagirirwa neza munsi y'ingoma zacu cyangwa munsi y'ubuyobozi bwacu. N'iki Imana ibidutezeho. Imana itugirire ubuntu. Dukomeje ku murongo wa 27, ngo maze igiti cyo mu gasozi kizera imbuto zacyo, ubutaka buzera umwero wabwo, zizibera amahoro mu gihugu cyazo, kandi zamenye yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze kuzica ku mugozi w'uburetwa no kuzirokora nzivanye mu maboko y'abazihataga. Ntabwo zizongera kuba iminyago y'abanyamahanga cyangwa gutanyagurwa n'inyamaswa zo mu gihugu, ahubwo zizibera amahoro, ari ntawe uzitera ubwoba. Nzazimereza urwuri ruzazibera ikirangirire, kandi ntabwo zizongera kwicirwa n'inzara mu gihugu cyangwa gukozwa isoni n'amahanga ukundi. Nazo uzamenya yuko
njye Uwiteka Imana yazo ndi kumwe nazo, kandi yuko inzu ya Isiraheli ariyo bwoko bwanjye, niko Umwami Uwiteka avuga. Namwe ntama zanjye, intama z'urwuri rwanjye, muri abantu nanjye ndi Imana yanyu, niko Umwami Uwiteka avuga. Mu mirongo dusimbutse ya 22 Imana ibabwira ko izongera kubahagurukiriza umwami umeze nka Dawidi, ukunda ubwoko, uzabaragira mu kubaha Imana. Imana ishimwe ko Kristo yaje kuboneka akaturagira mu kubaha Imana, akatugarura. Hanyuma Abisiraheli nabo mu mvugo ifatika y'ibyavugwagaho bakongera bagakurwa mu mahanga aho batataniye, bakongera bakagira ishyanga, Imana ikababera Imana. Urakoze kuba mu ijambo ry'Imana, urakoze kurya apurika mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ugira umunsi mwiza, urakoze kuba mu ijambo ry'Imana.